Hariho umwami ngo gusa ngo uwo mwami yari wa muntu uhubuka cyane, ngo yari wa muntu wafatwaga n'amarangamutima cyane ku buryo yacaga imanza atabanje kureba impande zombi, ku buryo washoboraga kuza kumubwira ikibazo cyawe undi ataraza kwisobanura ugasanga yaguciriye urubanza. Yari wa mwami washyiraga imbere amarangamutima kurusha uko yabanza kumva ikibazo cy'abantu, ikintu cyamuzagamo yakoraga icyo ngicyo. Mbega yari umwami uhubuka mu byo akora byose. Kugira ngo wumve uburyo uyu mwami yahubukaga cyane, umunsi umwe mu baturage biwe ayoboye yaje kumubwira ikibazo. Uwo muturage amubwira yuko umwana we yitabye Imana, kandi akaba akeka yuko umwe mu baturanyi biwe bafitanye ikibazo ngo ari we wamurogeye umwana. Nuko uwo mwami akimara kumva ikibazo cy'uwo muturage uje kumuregera, nta no gushidikanya, nta guca ku ruhande, nta no gushaka kumva ibyo uwo muturanyi wiwe yakwiregura, yahise yohereza ingabo ziwe ngo zijya gufunga uwo muturanyi bakeka ko yaba yaroze uwo mwana akitaba Imana. Niko kujya kumufunga. Nuko haciyeho amezi 2, bamwe mu baganga ba gakondo bo muri icyo giturage bavumbuye yuko uwo mwana atapfuye arozwe, ahubwo yapfuye yishwe n'uburwayi, yararwaye indwara. Nuko bakimara kubimenya bahise basora wa muturage we bagiye gufunga, ngo bazi ko ari we waroze wa muturage. Urumva yuko ari umwami nyine wahubukaga, wafataga imyanzuro ahubutse ku rwego rwo hejuru. Uwo mwami bitewe n'uko yari amaze kumenyekana yuko ari umwami uhubuka, ari umwami nyine upfa gukora ikintu kimujemo, ari umwami nyine ushimbira amarangamutima, ari umwami ushobora kuza kubwira ikibazo kugira ngo yumve impande zose, akita ahubuka nyine agakora ikintu kimujemo. Umunsi umwe ubwo bari mu nama, yatanze igitekerezo. Umwe mu bagaragu biwe sibacyumvikana. Umugaragu aravuga ati, mwami wibeshye, iki gitekerezo ntabwo nk'uko akagitanze, ati ibi ngibi urimo gukora sibyo, wibeshye kandi uri umwami. Umwami akimara kumva umwe mu bagaragu biwe bamushidikanyeho bavuga yuko ibintu yavuze atari byo, yibeshye, umwami yahise ategeka yuko uwo mugaragu bagenda bakamuta mu mbwa zikamurya mpaka yitabye Imana. Nuko uwo mugaragu abonye yuko umwami ategetse yuko bamushyira mu mbwa zikamurya mpaka apfuye, nuko abarebye mu maso y'umwami aramubwira ngo, mwami nagukoreye imyaka igera ku 10 yose, ati koko iki nicyo gihano unyifurije ko banjugunye mu mbwa zikandya koko hejuru y'agakosa gatoya nkoze? Urumva yatangiye kwemera ko ari ikosa nyine akoze, gusa nyine kubera ko umwami yahubukaga, wari ukwiye no kwemera ko ikosa rikoze nubwo waba utarikoze. Umugaragu nyine amubwira gutyo ati, koko wifuje yuko banjugunye mu mbwa zikandya nyuma y'imyaka 10 yose ngukorera nkora buri kimwe cyose ushaka, nyuma yuko ngukosoye akantu gatoya wakoze, niyo mpamvu wumva bakubanjugunya mu mbwa zikandya? Nuko uwo mugaragu abonye ko umwami yinangiye yanza kumubabarira, nuko umugaragu ababwiye umwami ati, basi nubwo wagiye kunjugunya muri izo mbwa ngo zindye, basi ima iminsi 10 ndi hanze, basi bazanjugunye mu mbwa ngo zindye haciho iminsi 10. Ati ndakwinginze iyo minsi 10. Nuko umwami yumvaga nyine agiye kumuha iminsi 10 kugira ngo agiye gusezera inshuti, yasezera imiryango, ubundi bakamujugunya mu mbwa ngo zikamurya. Nuko umwami aravuze ati, nta kibazo, iyo minsi 10 ndayiguhaye, ubu usezera nyine famiye. Nuko muri iyo minsi 10 bahaye uwo muja ngo ayimare hanze. Uwo muja yese ajye gusaba abarinzi bamurindaga, arababwira ngo, ndabinginze mureke izi mbwa zizandya mbe nzingaburira. Abarinzi barindaga uwo mugaragu barikanze, ati se ni gute uyu muntu bamuhaye iminsi 10 kugira ngo ajye gusezera famiye, asezera imiryango, akora nyine buri kimwe nk'umuntu ugiye kwitaba Imana, ahubwo ashaka kumara iminsi 10 yiwe agaburira imbwa zizamurya zizamwica? Ati uyu muntu si umusazi? Gusa nyine abarinzi babyita bavuze ati, ntibimureba niba ashaka kugaburira imbwa zizamurya, ati ibi ntibimureba nyine. Ariko abarinzi n'ibyo babacanze, ati umumaye iminsi 10 aho kugira ngo ayimarane na famiye, ashaka kugaburira imbwa zizamurya. Wumvaga nyine ari ibintu bidasanzwe. Muri iyo minsi 10 bahaye uwo muja, yayimaze agaburira izo mbwa, azoza azikorera buri kimwe cyose kugira ngo izo mbwa nyine zibeho neza, zumve zitekanye mu gihe ziri kumwe nawe. Yarazozaga akazigaburira, akazikora buri kimwe cyose kugira ngo izo mbwa zimererwe neza. Nuko iminsi 10 ishize, wa mugaragu yahawe kugira ngo imbwa zimurye, bamushyize hagati nyine mu kibuga nk'abandi baje bose ngo bamujugunye hagati y'imbwa zimurye, n'abaturage bose babireba kugira ngo batazongera gusuzugura umwami. Nuko mu gihe umwami ndetse n'abaturage n'abagaragu bice bategereje ngo barebe nyine uburyo imbwa zirya uwo mugabo mpaka apfuye, wa mugabo baramuzanye bakimuta muri za mbwa ngo zimurye. Abaraho bose baratunguwe ikintu cyabaye muri ako kanya. Za mbwa kugira ngo zirye wa mugabo, ahubwo zatangiye kumurigata ibirenge nk'aho ari sobuja wazo, zatangiye kumurigata ibirenge ubona ko zamwishimiye,
amurebye ubona yuko izo mbwa nubwo zishonje zidashaka kumurya. Nuko wa muja abarahindukiye areba aho umwami yari yicaye. Nuko abaramubwiye ngo mwami, ati nagukoreye imyaka igera ku 10 yose nkwihanganira, kandi ubizi neza ko uri umuntu uhubuka wagiye ufata imyanzuro mibi igatuma abaturage bamwe na bamwe barengana. Atariko imbwa nzigaburiye iminsi 10 yonyine, atariko nizibagiwe yuko nazigaburiye iminsi 10, atariko nagaburiye imyaka 10 warabyibagiwe uhitamo yuko banyica ndiwe n'imbwa. Atariko kureba imbwa zonyine zikurusha ubumuntu. Imbwa nagaburiye iminsi 10 yonyine zimo zirangomba kubirenge nkaho nizikoreye ikintu kirenze mu buzima, kandi ari kuzigabura no kuzoza gusa. Ubwo uwo mugaragu yavugaga ibyo byose, abaturage bari aho bose bari bumiwe ndetse batuje, barimo barongorerana bavuga ati ariko ibyo uriya mugaragu avuga ni ukuri. Ati ni gute umuntu yamukoreye imyaka 10 yose, ati ikosa muri nyine akoze, akaba yafashe umwanzuro wo kumujugunya mu mbwa. Ati umwami rwose arahubuka. Umwami akimara kumva ibyo byose, arimo kumva n'amagambo abaturage barimo baravuga bongorerana, umwami yasohotse aho ngaho ibimwaro bimwishe, ndetse yumva nyine yakozwe n'isoni, nawe yumva asanye ibikimugani nakoze. Ati mbwa ziransebeje kabisa. Ati ni gute umuntu umugani yankoreye imyaka 10, imbwa akaba zigaburiye mu minsi 10 yonyine, zikaba zirimo ziramuha urukundo rungana kuri zikaba zitamurya, zamufashe nk'aho ari shoboje. Umwami nyine nawe yasohotse yumva ibimwaro bimwishe, yumva yuko ibyo yakoze atari byo. Guturuka icyo gihe umwami yasabye wa mugaragu imbabazi, ndetse agenda imbere y'abaturage abasaba imbabazi y'ibibi byose yakoze, yiyemeza yuko agiye kubakorera ibintu byiza, ndetse agiye kuba umwami w'icyitegererezo, umwami bahoze bifuza, umwami udahubuka, ndetse umwami wumva abagaragu be ndetse umva n'abaturage biwe. Natwe iyi nkuru ni inkuru twavanamo isomo, kandi isomo ryatugira akamaro mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi. Abantu benshi dukunda kugira inzika abantu, tukabagira urwango bitewe n'uko saba bakoze, ariko tukirengagiza ibihe byiza twagiranye n'abo bantu. Ugasanga umuntu uramwanga, kumva ahantu yaca wacisha umuriro, ukumva umuntu yoreye nko ko wakora uduca, ukumva nyine uramwanze cyane, ariko ukirengagiza ibihe byiza mwagiranye, ukirengagiza ubwo mwari inshuti, uburyo yakubaniraga. Kandi ikindi isomo rindi twavana muri iyi nkuru, nimba wumva warakoze ikosa, kumva nyine ari ikintu kibitakoreye mugenzi wawe, ujye wiga guca bugufi, wiga gusaba imbabazi, kuko biraruhura ndetse binatuma umuntu akora ikintu cyanyacyo. Ngira ngo mwabibonye, uyu mwami yarabimenye yuko yakoze ikosa, niko gusaba abaturage imbabazi, niko kwegera wa mugaragu amusaba imbabazi, ndetse anayobora neza bitewe n'uko yaramaze kubona ikosa yakoze, ndetse avanamo n'isomo. Rero natwe twige kubabarira, twige guca bugufi, twige ndetse no kwemera amakosa twakoze, ahubwo twemeye kuyahindura. Iryo niryo somo twavana muri iyi nkuru yacu. Nimba nawe wumva ari isomo wakuyemo, andika muri comment ngo amena, ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe cy'irindi somo wabavanyemo twe tutagize tuvanamo. Murakoze.